Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabaramukije amahoro y'Imana nabe murimo. Dushimye Imana ko iduhaye uyu mwanya mwiza kugira ngo turebere hamwe ijambo ry'Imana twasomye none. Turebemo imirongo mike yadufashije. Ndagushishikariza kujya usoma iri jambo, ibi bice byose tuba twasomye, kuko haba hariho ukuntu Umwuka agenda aguhishurira akwigisha bijyanye nawe. Hari ibintu byinshi Imana igenda iduhishurira uko dusoma ijambo ry'Imana, kandi uko turigwiza muri twe bituma tugira imbaraga muri uru rugendo, ntiduhungabanywe cyangwa ngo duteraganwe n'imiyaga y'uburyo bwose yo muri iyi si. Uyu munsi twasomye mu gitabo cya Daniyeli ibice 9 n'igice cya 10. Twasomye kandi no muri Zaburi y'123, dusoma no mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 5. Imana iduhana umugisha. Muri iki gitabo cya Daniyeli, muri ibi bice byombi twasomye, harimo uburyo ukuntu Daniyeli yagiye asenga Imana, ukuntu Imana yagiye imubwira amagambo meza bivanywe no kuntu yari yasenze. Ariko hari ikintu numvise byanyigishije gikomeye. Ku murongo wa 2 w'igitabo w'iki gice cya 9 cy'igitabo cya Daniyeli, twasanze amagambo avuga ngo muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye, jyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu hazamara hashenywe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. Mpanga amaso Umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu. Imana idufashe cyane. Daniyeli uyu yari umugabo Imana yitukundwa. Yari umuntu uvugana n'Imana rwose kandi ukunda gusenga, ariko ngo asoma n'ibitabo. Ashaka n'ubundi bumenyi, ashakisha kumenya aciye mu gusoma ibitabo. Ntabwo yabaga hari umuntu uhishurirwa gusa, ubaho ari uko afite iyerekwa gusa. Oya, ahubwo asoma n'ibitabo. Byanyigishije iki? Bene data abakristo duhuje kwizera, dukwiye kubaho ubuzima buri ekiribure, buriho ugashaka n'ubumenyi. Ntitube abantu gusa b'umwuka, dukwiye nyine kuba b'umwuka, ariko mu buryo ubuzima bumeze, tukabaho nyine mu buzima bwuzuye. Sinzi nawe bivuga neza, ariko ikintu ushaka kuvuga ni uko dukwiye kubaho ubuzima buringaniye. Ntituhagire ibintu biri hejuru cyane, ngo umuntu umeze nk'uri mu kirere utamenya ibibera ku isi. Dukwiye kugira ubumenyi ku bibera ku isi, bigatuma dusenga, tukamenya uko dusenga, tukamenya n'uko twitwara muri byo tujyanye n'ijambo ry'Imana. Arasoma amenya yuko igihe cyabo cyo kuva mu bunyage kigeze, nk'uko umuhanuzi Yeremiya yabihanuye. Bituma ashaka Uwiteka, ahanga amaso Umwami Imana, amushakisha gusenga no kwinginga yiyiriza n'ubusa. Imana itugirire neza. Ntabwo yabimenye gusa ngo arekere aho, ahubwo byamuteye no gusenga, ashaka amaso y'Imana, yahatura ibyaha bya bene wabo, arasenga amenya ko n'igihe cyo kuva mu bunyage kisohoye. Imana ishimwe cyane. Uyu Daniyeli kandi mu gice cya 10 yabwiwe amagambo meza. Ku murongo wa 12 ahera ko arambwira ati, witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yumviswe kandi niyanzanye. Imana ishimwe cyane. Yarashishikaye. Imana ntabwo ijya yirengagiza gusenga kwacu, umwete dufite. Ntabwo Imana iwutesha agaciro. Bifite agaciro mu bwami bw'Imana, bifite agaciro mu maso y'Imana. Komeza usenge, komeza ugire umwete, shakisha kumenya, kandi kumenya kwawe bigutere no kwegera Imana, bituma ugira icyo ukora mu bwami bw'Imana. Ubwo bumenyi ufite ubukoreshe no mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ubeho ubuzima buri ekiribure, ubuzima buringaniye, budasumbana. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Twasomye kandi muri Zaburi y'123, niho twakuye ijambo twazirikanye none ku murongo wa 2. Haranditse ngo,
dore nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja, nk'uko amaso y'umuja ayahanga ukuboko kwa nyirabuja, niko amaso yacu tuyahanga Uwiteka Imana yacu kugeza aho azadutabarira. Imana ishimwe. Mu by'ukuri umugaragu ategereza ibiganza bya shebuja, nta handi aba afite ho gutabarirwa, nta handi aba afite haturuka ibyo akeneye. N'umuja nuko ategereza ukuboko kwa nyirabuja. Ariko uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ati natwe niko amaso yacu tuyahanga ku Uwiteka, tugategereza igihe azadutabarira. Mbese wowe ibyiringiro byawe biba mu Mana gusa, cyangwa ufite ahandi hantu umutima ubujaragira ureba hirya no hino ukubita hepfo no haruguru? Uturishe utegereze Imana, uyihanga amaso yonyine, niyo ifite gutabarwa kwawe. Niwe gutabarwa kwe guturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi, kandi nukura azagutabara kandi azakurengera. Ni umukiza wacu. Imana ishimwe. Twiringire Imana. Ndifuza ko Imana igushoboza, iguha icyerekezo, ukagira ibyiringiro muri yo yonyine, ukaba ariyo wiringira, ukaba ariyo uhanga amaso, kuko niyo ifite ubutabazi kandi bwuzuye. Hari abantu biringiye Imana bakora igikorwa kigaragaza nyine ko ariho honyine gutabarwa kwabo guturuka. Twasomye muri Luka, abantu bagiye bahetse ikirema, basanga baruzuye, ahantu Yesu ari haruzuye, ngo basakambura inzu, bamanura uwo murwayi, kandi ahava akize. Imana ishimwe cyane. Nanone hari andi magambo yanejeje muri ubutumwa bwiza bwa Luka, ukuntu bakesheje ijoro baroba, hanyuma ntibagira icyo bafata. Yesu rero aza kubabwira ati ngaho nimurobe. Barababwira ati ariko twarobye. Hari ibintu Yesu avuga ukumva bivuze mu gihe kitari icyabyo. Mu by'ukuri birazwi ko abantu bose baroba nijoro, none aratubwira ngo nitujugunye urushundura turobe ku manywa. Ukumva binyuranye nyine n'ibyo uzi muri logike, ukumva binyuranye n'ibisanzwe. Jya umwumvira, jya wumvira ijambo rya Kristo, nubwo byaba binyuranye n'ibyo usanzwe uzi, nubwo waba wumva nta logike bifite. Buriya mu kumwumvira harimo ubutsinzi, kuko ngo bajugunye urushundura baroba amafi menshi. Itegeko rya Kristo rizana n'amafi menshi mu gihe kitari icyo kuroba. Jya wumvira Yesu. Mu ijambo rye harimo ubuzima, mu ijambo rye harimo ibitangaza, harimo ibidasanzwe. Jya umwumvira, nawe uzabona ineza y'Imana mu kumvira Umwami. Yesu aguhe umugisha kandi agushoboze. Amen.